buri kwezi kwa mbere buri mwaka abantu benshi bategura intego bifuza kuzageraho umwaka urangiye, bamwe bagateganya icyerekezo bifuza kuziganishamo ndetse abandi bagasangiza izo ntego zabo bagenzi babo kugira ngo bibashyire ku gitutu cyo kuzazigeraho. Avuga ati niyemeje kuzagera kuri ibi ngibi, ubwo nabibwiye runaka biraza kunshyira ku gitutu cyo kugira ngo nzabikore umwaka uzarangire hari icyo maze kugeraho. Ndetse rimwe na rimwe hari n'abashyiraho igihe ntarengwa izo ntego zabo zaba zamaze kugerwaho nko mu mezi runaka. Umuntu akavuga ati mu kwezi kwa gatandatu nzaba namaze kugera kuri iki ngiki, mu kwezi kwa karindwi nzaba mfite bizinesi yanjye, mu kwezi kwa munani nzaba namaze kugura ikibanza, mu kwezi kwa 12 nzaba natangiye kucyubaka, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye abantu bashobora guteganya bavuga bati ndifuza kuzagera kuri iki ngiki muri uyu mwaka, ntabwo nifuza ko umwaka uzansiga ntageze kuri ibi ngibi nifuza kuzageraho. Gusa igitangaje ni uko usanga kuri benshi mu kwezi kwa kabiri izi ntego abenshi baba batakizibuka, baba barazibagiwe. Noneho iyo bigeze mu kwezi kwa 12 usanga benshi muri abo bavuga bati umwaka urihuse, ugasanga aribaza ati byagenze gute kugira ngo ntagera ku byo nifuzaga kugeraho. Mbese muri make ntabona igisubizo. Niba ibi byarakubayeho cyangwa se bijya bikubaho, ntabwo uri wenyine, ntawaguseka kubera yuko ni ibintu bisangiwe n'abantu benshi. Ariko nanone wakwibaza uti biterwa n'iki, bigenda bite kugira ngo abantu bamwe basetinga intego, bashyire intego bifuza kuzageraho ariko umwaka urangire mu by'ukuri za ntego batakizibuka. Abandi ugasanga barabikoze kandi babitegura neza, babigezeho ku kigero runaka cyangwa se banazigezeho ku kigero k'100% cyangwa se baranarenza. Wakwibaza uti bigenda bite? Iyo mpamvu rero ne tugiye kurebera hamwe turebe niki gituma abantu benshi bategura ibyo bifuza kuzageraho mu mwaka urangiye, bikaza kurangira bimwe barabyibagiwe ibindi baranabivuyemo, ariko kandi ugasanga hari abandi byakundiye. Nibyo tugiye kurebera hamwe rero, tubiganireho na cyane ko turimo turasoza umwaka twitegura kwinjira mu wundi mwaka mushyashya. Wasanga hari icyo biri buze kugufasha mu gutegura intego zawe neza mu mwaka utaha, kugira ngo umwaka uzajye kurangira wenda hari ijanisha runaka umaze kugeraho kuri za ntego zawe wifuzaga kugeraho. Kugira ngo tubisobanukirwe neza turifashisha inkuru y'ikinyamakuru Forbes, ni ikinyamakuru gikomeye cyane cyandika inkuru zijyanye n'ubukungu ndetse n'iterambere. Turebere hamwe impamvu abantu bategura intego bifuza kuzageraho mu mwaka urangiye ntibazigereho, ndetse n'icyakorwa kugira ngo ibyo bikosoke abantu bajye bategura intego runaka ndetse banazigereho. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza Scranton yo mu mujyi wa Pennsylvania muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje ko abagera kuri 92% batsindwa no kugera ku ntego zabo biyemeje kuzageraho mu mwaka. Byumvikana yuko no mubare w'abantu benshi cyane. Ubushakashatsi bwakozwe n'iyi kaminuza bugaragaza ko abantu bagera ku 8 bonyine aribo bagera ku ntego zabo z'umwaka. Yaricaye akavuga ati mu kwezi kwa mbere ndifuza ko uyu mwaka nzagera kuri ibi ngibi, akabitondeka akabipanga, umwaka azarangira abigezeho. Abantu bagera kuri ibyo ngibyo ni 8% gusa, abandi 92% bagorwa no kugera ku ntego zabo bateganyije kuzageraho mu mwaka. Byumvikana yuko 92% ni abantu benshi cyane tugendeye kuri ubushakashatsi bw'iyi kaminuza Scranton. Reka turebere hamwe rero uburyo ushobora gutegura intego zawe z'umwaka kandi ukazanazigeraho nk'uko ikinyamakuru Forbes cyabitangaje. Mbere na mbere barakubwira bati hagarika gutegura intego, hagarika gushyiraho intego runaka, ahubwo uremo uburyo cyangwa se ushyiraho systeme. Iki kinyamakuru kivuga ko gushyiraho intego bituma wumva uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'agaciro, bigatuma wumva uri gutanga umusaruro, ariko ngo ibi birangira nta gihindutse. Ariko bijyanye na systeme cyangwa se uburyo bagaragaza ko ari ibintu ukora buri munsi ukagenda ubihuza bikaza kubyara ikintu gikomeye gifite umusaruro ufatika. Bavuga ko intego zibanda ku bintu ubura wifuza kugeraho, ariko systeme y'ukagendera ko uri we. Aha batanga urugero nko ku muntu ubyibushye wifuza gutakaza ibiro. Bagaragaza ko iyo uvuze ko wifuza gutakaza ibiro, ibyo ahubwo bituma ugira umubyibuho ukabije kurushaho. Ariko iyo uvuze uti ndifuza kujya mfata iminota runaka ku munsi nkagenda n'amaguru, birangira bya biro 20 bigabanyutse. Urumva ko iri tandukaniro rigaragara. Wa mbere yavuze ati ndifuza kugabanya ibiro 20 ku mubyibuho mfite, ariko uwa kabiri yavuze ati ndifuza gufata iminota runaka buri munsi nkajya nkora urugendo rw'amaguru. Uwa kabiri bizamworohera kugabanya bya biro kuruta uwa mbere. Byanga bikundi ukoresheje uburyo umusaruro awubona. Reka tugaruke ku buryo rero ushobora kubikoramo. Uburyo bwa mbere ni ukubaho nk'umuntu ufite ibisubizo. Buryo uri we ni nabyo bigena imyitwarire yawe. Imyitwarire nayo ikagena ibyo ugeraho. Bivuze ko iyo uri umuntu ukunda akazi, uhora ushakisha ikintu cyose wakora kugira ngo kikubyarire umusaruro. Iyo cya kintu gikoze, haba ari amahirwe menshi ko umusaruro ushobora kuwugeraho. Ariko iyo uri umunebwe ushakisha impamvu zose zatuma utavunika, ugahimba impamvu runaka, ibyo birangira n'uburi nta musaruro w'ibifatika ubonye. Ubwo nibwo buryo uriyo bishobora kugena imyitwarire yawe, iyo myitwarire ikagena icyo ushobora kugeraho. Hari ubwo akenshi impinduka wifuza kugeraho bisaba ko nawe uhinduka ubwawe.
niba wifuza gutunga amafaranga menshi ukaba wagabanya ibintu bigutwara amafaranga bidakenewe cyane, ahubwo ayo mafaranga ukayakoresha mu bikubyarira andi mafaranga. Kuri iyi ngingo hari umugani bajya baca bagira bati iyo uri injangwe ukaba ufite inzozi zo kuzahinduka intare ugabanya kururumbira imbeba. Bivuze ko mu gihe hari ibyo ushaka kugeraho byanga bikunda hari ibyo ugomba kwigomwa. Uburyo bwa kabiri bagaragaza bushobora kugufasha kugera ku ntego zawe ni ukubaka ikintu gishobora kugufasha ku munsi wawe mubi. Buri wese agira umunsi ushobora kumubera mubi, ushobora kumva unaniwe, wacitse intege, utitaye ku hazaza hawe, wahemukiwe, watengucywe, wakoze bikanga. Icyo gihe uba ukeneye ikintu kigufasha kugira ngo udaheranwa n'ibyo bibazo. Iyo bimeze gutyo ushobora gukora igikorwa cyoroheje kandi cya nyacyo. Ushobora gukora imyitozo ngororamubiri, ushobora gutegura amafunguro ukunda, ushobora kwandika, ushobora gusura inshuti, ushobora kurya neza, ushobora gutembera, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bishobora kugufasha ku munsi wawe mubi. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo ufite ikintu ukora ku munsi wawe mubi bigufasha gusubirana imbaraga zo gukomeza. Bugaragaza kandi ko iyo utabikoze bya bibazo bigutwara imbaraga nyinshi wagakoresheje gukora ibiguteza imbere. Tugeze ku ngingo ya gatatu ishobora kugufasha kugera ku ntego zawe z'umwaka. Iyi ijyanye no gutegura ibintu byoroshye kugeraho. Intego nini nko kwandika igitabo, gutangiza business igakura, kubaka inzu nini kandi nziza. Akenshi kuri izi ntego gutera intambwe yo gutangira biragora. Icyo gihe bigusaba gutangirira ku bikorwa byoroheje kandi bishoboka. Niba ushaka kubaka umubano mwiza n'umuntu, bihera kuri message imwe umwandikira. Niba kandi ushaka kuziga kaminuza ukayirangiza, bihera ku munsi wa mbere ujya ku ishuri. Bihera ku kinogo kimwe ucukura ugateramo insina imwe. Ikintu cyose gikomeye ushaka kugeraho bihera ku gikorwa gitoya. Iyo utangiriye ku bintu bito cyane wowe wita biciriritse, akenshi birangira ukoze ibintu byinshi birenze. Iyo bidakunze kandi waba waragerageje gutangira ikintu ukagikora ukamenya uko bigenda. Si kimwe nk'uwashyizeho intego zirenze ubushobozi bwe no gutangira bikamugora. Ikindi kigura abantu kugera ku ntego zabo z'umwaka harimo kwita cyane ku musaruro kuruta ibikorwa bizawukugezaho. Gusa abashyiraho sisiteme y'imikorere bo babizi neza. Aribaza uyu munsi hari ikintu nigeze nkora, ni ibintu byoroshye cyane. Icyo gihe bituma ucunga ibikorwa byawe mu buryo buzima. Uko ugenda uvuga uyu munsi ndakora iki gikorwa, uyu munsi ndakora iki, ejo nakoze iki, ejo nzakora iki, ese uyu munsi hari icyo nakoze, bituma za ntego ugenda uzigeraho gake gake utabizi. Mu gihe uri gutekereza ku musaruro uzakuramo gusa, rimwe na rimwe wibagira icyo wakagombye kuba ukora kuri uwo munsi kugira ngo uzabigereho. Bajya inama ko mu byo uri gukora ugamije kugera ku ntego zawe, ukwiye kwita ku bikorwa uri gukora kuruta kureba ku musaruro uzavamo. Niba akazi kawe kajyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga, ita cyane ku byo uzikiraho kuruta kureba followers wagize uwo munsi. Niba intego zawe ari uguhinga ukeza imifuka 10 y'ibishyimbo, icyo ukwiye kwitaho cyane ni metero kare z'ubutaka wahinze uwo munsi. Niba ufite intego zo kuzashaka umugore mwiza mukabyara abana beza mugatunganirwa, ukwiye kureba niba imyitwarire yawe n'ubuzima ubayeho muri ako kanya bikwemerera. Intego ngo zigusezeranya ibyishimo by'ejo hazaza. Ariko igikorwa wakoze uyu munsi cyo kigena ibyishimo uri buze gutahana. Buri munsi ugomba kugira icyo ukora kugira ngo ugere ku ntsinzi. Ntihagire umunsi n'umwe urangira nta kintu na kimwe ukozeho. Banza usobanukirwe n'uwo ushaka kuba we, use nk'utangiye aka kanya. Uhere ku bikorwa bito bito bigoye kwananirwa kugeraho. Icyo gihe bizatuma ugera ku ntsinzi bitakugoye. Ubu ni bumwe mu buryo abahanga bagaragaza ko ushobora gukoresha kugira ngo ugere ku ntego zawe z'umwaka, ndetse ukagera no ku bindi byinshi birenze. Reka nsoze mbifuza kugira impera z'umwaka nziza, ndetse no kuzatangira umwaka mutegura ibikorwa byiza bizabafasha kugera ku ntego zanyu umwaka urangiye. Bityo tukazahora mu mpera z'umwaka twishimira ibyo twagezeho. Mwibutse kandi ko udakwiye kugenda utadukandira subscribe kugira ngo aya makuru agere no ku bandi.